mu gace kacu kanyuma ku rubuga rw'imikino nayo kuri ni uyu imiriro munsi se cyane izandani ni imiriro cyane izandani kuko hari amaterebe mukoresha hano naramenye transfer ni imiriro cyane izandani ni byose birakoreshwa kuko noza kwizigeranya batereka tujye mu miriro izi ni zandani ariko si zandani gakwa ni zandani zingezi Tansere we ngo yamaze kuba umukinnyi wa Rayon Tansere ni umukinnyi wa Rayoni yasesha amasezerano muri Kiyovu. Urumva bari bamufitiye amafaranga ya recruitment, bamufitiye ibirarane ku mishahara, bamufitiye amafaranga menshi. Bageze aho baricara rero baravuga ati reka dusesa amasezerano aho kugira ngo twongere kongera ibibazo n'ubundi nibyo dufite bitari byarangira. Kwicara kwarimo Rayoni yagiye kumusaba bayica miliyoni 20. Tansere avuga ati mwahenze ikipe iri kunshaka nta na gahunda mufite. Aravuga ati ubwo rero ibintu ni bibiri. Reka mbafite nibyo hasigaye umwaka w'amasezerano. Ariko kuri recruitment mwagomba kuma mu ndimo miliyoni 6,700. Mu ndimo imishahara y'amezi 3. Ibyo byose ni mu burenganzira ko nabajyana muri FIFA nkabaregana none bakongera bakabahana. Murampa release letter mbarekera ibyanyu ngiye kwishakira amafaranga. Yabaye imfura. Kiyovu Sport imuha release letter bwo yari free yagomba gushaka ikipe. Makipe menshi yaramushakaga Rayoni barumvikanye gusa na polisi ntiryamye yongera mushaka byararangiye nawe yaramushakaga sibye mbese ize ngo iki nicyo byararangiye karimbanziriza amasezerano ariko hari icyo Rayon Sports nubizi bamukubise make yo kwiyestara ayo arasubizwa yo haje ashyushye hano mu Rwanda nyarugenge umuntu aravundisha kugarurira kiduka byarangiye cyane twavuga yuko yabaye umukinnyi wa Burundu cyangwa nyine harimo utwo tuntu Samira kuvuga yamaze kuba umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports teretse wa mugani wa bya bindi by'amasezerano wenda bya Morera tuyitajya yiburira ibyo bumvikanye wenda biramutse bitagiye mu ngiro gusa uwo numwe navuga ko impamvu nanone yatekereje cyane ku ikipe ya Rayon Sports nuko ne ekipe iri gusurikwa cyane nuko izakina imikino nyafurika. Abakinnyi benshi bari kwemera icyo kintu kugira ngo bajye kwimurika cyangwa bajye kuri spotlight kuko nibyo ne ekipe ya polisi yagakwiriye kuba ku mezi ibyo yashoye no sport itajyayo kuko twabibonye umwaka ushize w'imikino aba bakinnyi bose ba Niyeraja Rayon Sports yarabifuje ba Christian Rayon Sports yarabifuje ugiye kuri aba bakinnyi ba Bedi Rayon Sports yarabifuje ariko kubera ubushobozi bigenda byanga ariko uyu munsi iyo ugiye kureba abakinnyi benshi basa nkaho barebye projet ya polisi babona ntago yabafasha kuko ni ya Bedi ukubwira ngo bifuzaga ko yongera ariko arababwira ati ngewe reka mwatumye ntakaza nanjye umwimerere wanjye mwatumye subira inyuma. Rayon Sports kuba rero izasohokera igihugu biri gutuma abakinnyi benshi bari kumva proposition za Rayon Sports nubwo ntacyo nubwo ntacyo wenda iri guhita ibahereza ako kanya kuko ni amapromese bari kubaha amafaranga make ariko bakaba promisinga amafaranga bitewe n'ibyo bumvikanye mu masezerano za sheke ziba ziriho itariki runaka yego ntabwo bijya byiburira ntubizi se gusa nyine igihari Rayoni igomba kubaka kandi Rayoni ibintu irimo byakinika iramutse ikoze ekipe nziza kuko buriya confederation y'amakipe menshi bagiyemo nayo yatwaye ibikombe by'igihugu imbere ntabwo ari kimwe na Champions League ntabwo level ziba zingana bijyanye no gukomera uramutse uteguye ekipe yawe kare ugakora pre-season ugakora imyitozo yagije ugategura ushobora wajya mu matsinda ikindi wenda kuri Murera kuri no projet wenda yatekereje guhera no ku bakinnyi bari basanzwe muri champion imbere beza bari basanzwe muri champion imbere ntago Tansere ari umukinnyi twashidikanyaho uvuze kuri Tansere muri Kiyovu ni mwari yitwaye yarayitwaye wareba kondisiyo Kiyovu yari irimo wareba ibitego yagiye atsinda ni umukinnyi ushobora gukina satira izamu ni umukinnyi waca ku ruhande mu by'ukuri navuga ko ni kope nziza Rayon Sports ikoze. Undi mukinnyi muri Rayon Sports bande ko nabonye havugamo benshi Musoni undi yarasinye we yamaze gusinya buriya musore yakoze test muri mukuru umwaka ushize ntibamushima asubira iwabo muri Vitaro numwe mu bakinnyi beza bakinaga ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu mu ikipe y'igihugu y'u Burundi arakina no musore wajyaga abona call-up muri nationali yabo ugiye kwa nko mikino yo gushaka tike y'igikombe cya Afrika yakinye umukino wa Burkina Faso no Burundi inshuro ebyiri umukino waza no kwishyura akiye kuri mukino wa Malawi n'umukino w'u Burundi na Senegal nawe yarawukinnye hanyuma muri Champions League cyagiye Vitali cyana Yanga imikino ibiri yose yari mu kibuga
wareba no mu gushaka tike y'igikombe cya Shani yari muri ya ekipe y'u Burundi yakinye imikino ya Shani bakina n'ikipe y'igihugu y'u Bugande, hanyuma yari mu bakinyi beza 11 beza ba saison ya 2023 na 2024, icyo gihe Vitali twari igikombe cya shampiyona. Hanyuma ikindi wamenya nuko muri saison ishize yari yakinye iyo saison yari imikino 28 atsinda igitego kimwe atanga assist 6, hanyuma ino saison ya 2024 na 2025 i Burundi akinye imikino 20